tubaye ikaze mu kiganiro umuco mu iterambere mugezweho nanjye Nyirabahire Marie Constantine. Ni ikiganiro kidufasha guhugukirwa gucengerwa byimazeyo n'indangagaciro dusanga mu muco wacu nk'abanyarwanda dukwiriye gusigasira tukubaka iterambere rirambye rishingiye ku muco mu muryango nyarwanda. Uyu munsi rero nanyarukiye mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Runda mu kagari ka Muganza ahaherereye ishuri rya Rehosignol. Ni ishuri uyu munsi bari kwizihiza ibirori by'abana bashoje mu wa gatandatu bambaye bya bindi twita ngo graduation, hanyuma ikigo kibategurira umuganura batumizaho ababyeyi kugira ngo babaganuze. Uyu munsi rero nanjye natumiye muri abo bagomba kuganura, nagiye kuganuzwa. Nimujye kuri nyakira amashusho zanyu turebe igiriye kubera aha hantu, turebe indangagaciro tusanga zuje cyangwa se turi busange mu bikorwa bibera aha ngaha. Nimujye kure tubane mu kiganiro. Ndi Nyirabahire Marie Constantine. On va tout de suite apprendre des enfants qui ont fini. C'est eux qui vont faire des impressions. Ils ont lutté pour ça depuis les premières années jusqu'à 6e année. En tout cas, très motivés avant. Merci beaucoup pour les parents qui ont pu nous assister, qui ont pu faire ça. Ok. Murabona amashyi menshi cyane ku bana bacu. Amashyi menshi cyane barasa neza. Ahubwo rero nkaba mutaje gukora imitima ingamba z'imishimituku nk'abarwitabira guhura n'inge bagomba aho ururemye mama bagomba bamwishyirana ibishagashaka byabahaye ngo bitse urugamba rukerekera udahana abahungu barwizihira. Ahubwo rero ahubwo nyamibwa mu bandi oya mama ntusige turajyana karire kinyamuri nyamibwa mu bandi oya mama ntusige turajyana twarakuranye nyabusohe oya mama ntusige turajyana.
wihatire bwanguka n'ishuri ngiri iryo shuri rigomba mwana wanjye nkunda iteka nta handi nkoheje ni ku isonga ryacu rero sinyore isoko twafuburewe n'umubyeyi musore Janvier ngo tugwize ubumenyi n'uburere byuje urukundo n'indero mwana wanjye nkunda iteka urajya umenya gutamba gitore utega amatwi ukugira inama wubahe bose ubintyoza urangwe n'ikinyabupfura muri byose ugushyashya umwumve neza wikosora udahigimba utubere ishema muri byose yo urakaza neza mu bwami bw'ibibondo iwacu iwanyu urisanga twiteguye kukuba hafi kugira ngo ugere ku ntego wifuza leho sinyori ikomeze ikubera inyenyeri ututoza ubugwiza ukubera impamba mwana wanjye nkunda iteka mwana mwiza tambute turi iwanyu tuzaguha byose ugomba ukunda ubera u Rwanda uteye ishema twe twagucikiye mubyeyi nawe shyira umutima mu nda umwana ari mu biganza bya kibyeyi tuzamutoza ibyiza akwiye inkunga akeneye ibe muri twe mwana wanjye nkunda iteka ngwino ugwire iwacu uraberewe cyane intsinzi guhore mu biganza ntugire ubwoba bw'ibishyu ubonye wigane umwete ukunda ishuri ukora imyitozo n'imikoro uhawe ushaka kandi umbaza aho utumva kuko mari ku bwawe bw'ejo habe heza mperehe ngeze he ko bindenze ntewe ishema namwe bayobozi banjye ntewe ishema namwe bayobozi banjye ntewe ishema namwe babyeyi banjye kuko mutacitse intege igihe byanze mwaturemyemo icyizere mudutoza gukorana umwete n'ikinyabupfura muturera mu ituze n'ubwigenge ni ukuri mwatugize abana bafite intego muduhareho sinyori turera urugo mwambereye inzira injyana heza mwambereye ubwugamo nikingamo zigiye mu mpanda bwangu banashesha byinshi byiza ntarondora ubu nshoje amashuri abanza nzazirikana ineza yanyu nzazirikana inama nahawe nzaba inyenyeri aho ndi hose nzasagiza Imana aho ndi hose mbasabire ubugiri n'ubugingo mbasabire kuramba iteka maze roho sinyori ikomeze yande nubwo urugendo rukomeje umutima uhambiriye ku rukundo n'uburezi mwamaye roho sinyori izahora ari urwibutso rwiza nzahora numbuye buri munsi nzakoresha uburere mwamaye ngo mbabere ishema aho nzahagana hose muso uru rugendo nshoje ndagushimiye ineza yawe twarayibonye urukundo rwawe rwaturemye n'ikobe inzira wadutoje inganira batwibarutse komeza utwaze uhorane umugisha wiyaduhanze risi urukundo rwawe tuzarukumbura ijoro n'amanywa mutagoheka ngo dutone nizo mbaraga zacu turashimira inzozi zanyu zashibutsemo roho sinyori umuyoboro w'ejo hazaza icyizere cy'abato aya marira ureba n'ay'urukumbuzi indamukano yawe yuje ububyeyi igihe cyo cyabihisemo nubwo umutima udashaka ariko si kure tugiye tuzanyaruka tubaramutse ko bikunze nababwiye rero ko nanyarukiye mu karere ka Kamonyi nahageze mwabonye ibyishimo
mwabonye abana babyina, mwabonye ababyeyi bitabiriye, mwabonye ubusabane baduhaye umuganura, nanjye nagiye kuganuzwa. Aba ni abana rero bishimiye ibirori byabo. Reka mbaho umwanya batubwire imbamutima zabo. Muriyumva mute kuri uyu munsi mwasorejeho ibirori? Na cyane ku munsi twebwe twari turi kubyina hano materineri cyangwa se inshuke zanyu zambaye izi ngofero mwambaye. Mwebwe mwari muri hehe? Baratubwiye ngo murunamye mumeze nabi. Muriyumva mute rero? Kamere hano atubwire izina rye, atubwire uko yiyumva kuri uyu munsi. Murakoze. Izina ryanjye ni Hirwisheje Amasi. Yego. Uno munsi ndiyumva neza cyane. Yego. Kubera yuko abayobozi bacu baduteguriye umunsi udasanzwe kubera urukundo badukunda. Mugenzi atubwire uko yiyumva, tubwire n'izina rye. Murakoze, nitwa Inez Tetajoyeze. Nkaba nshimira abayobozi bacu kuba baraduhaye uyu mwanya kandi turishimye cyane, turabashimiye. Hanyuma rero ati barumva bishimye. Uratubwira uko wiyumva hanyuma mukanya mite simbuka mbabaza ikindi kibazo kuko ndabizi ko mwese munezerewe. Gutya sheri. Murakoze, nitwa Musabe Warida Nasra. Ndimva neza, ndishimye cyane. Abarezi banje ndabashimiye cyane kandi nshimiye n'abatisha bacu batwigishije cyane. Nabo ntibaruhukaga nk'uko tutaruhukaga, twari turi kumwe mu bintu byose. Ubu ngubu ndishimye cyane, ni byiza pe. Ati ni byiza, turishimye, turashimira abatica, turashimira abandi. Ndabyumva ko muri gushima, muranishimye. Yego, mugiye kumbwira muriyumvamo intsinzi ukurikije uko mwateguye ibizame byanyu. Mwumva mwiyumvamo intsinzi, urabyumva ute? Vuga cyane. Nzatsinda kandi kuba narakoze neza, nkaba n'abarimu bacu bakaba baratwigishije cyane, bakaba batuma tuzatsinda kandi turabashimira cyane. Urakoze cyane ngo yumvamo intsinzi. Wowe uri kwimva gute kuri uyu munsi kandi wiyumvamo intsinzi uzatsinda? Ndishimye kandi niyumvamo intsinzi. Aho tugeze harashimishije, n'abantu bose babimenye. N'abantu bose babimenye. Niki cyatumye abantu bose babimenya? Kurangiza uno mwaka byari bikomeye, ntabwo wari woroshye nk'indi myaka. Twarakoze cyane, aha tugeze harashimishije ko. Ati aha tugeze harashimishije. None ndashaka kubabaza ko mugiye gusoza mukazajya ku bindi bigo. Si muzajya ku bindi bigo? Ni iyihe mpamba cyangwa se ni ibiki mugiye kujyana mwumva bizabaherekeza muzakura kuri Rosinyoro? Ninde wambwira ibintu yumva bizamuherekeza? Yego, tubwire. Nzaherekezwa n'urukundo, tumerekezwe n'ikinyabupfura bantoje. Wowe mukobwa mwiza, wowe wagumye kunyihisha ngwino mbwira, ugiye gufasha iki mu rugo kigaragaza ko wize muri Rosinyoro? Wimukingiriza. Kandi nerekana disipurine y'abantu. Undi umuhungu ndamushaka umuhungu. Ngwino mbwire musore mwiza. Ngwino. Wasanga wirirwa uri kureba televiziyo. Yego. Uri kureba televiziyo? Nibyo kure Rosinyoro bagutoje? None ko kudafasha turimo ba mama. Kuyireba ntago ari bibi, ariko wasanga uhera mu gitondo ukagera nimugoroba. Yego. Ugiye gukora iki muri iki kiruhuko rero? Mfasha umubyeyi wanjye imirimo. Ngwino nasoma amasomo. Ubwo uri kuri televiziyo mama yaguhamagara ukumva cyangwa papa? No ku matelefone mumeze gutya. Attention. Yego, nta munyarwanda wakwirwa kuri televiziyo cyangwa ngo yirwe mu telefone, ngo yirwe mu bikoreshe mwiga ibintu bizima, sibyo? Kugira ngo binabafashe no gusimbuka muvaho muri mugiraho mugenda, sibyo se? Ni muzi urugamba mwamuriho kugira ngo mutsinde. Izo ni indangagaciro zikwiye kuturanga. Wowe ugiye gukora iki? Kuzajya mfasha ababyeyi. Nimbona n'akanya ko kuruhuka. Ndi muri salo. Nimbona ahantu hari ikintu atameze neza, makore magire neza. Ibyo bintu tubwiye ujye ubikora.
yego kuko abahungu barambwiye ngo mwirwa mukina umupira mukanataha dore n'amazi yarabuze ngo mwuzuye ivumbi hanyuma ntimufashe n'abakozi ubwo nivyo umwana mwiza ntakwiriye gufashanya sibyo mwahoze mumbwira mu ndangagaciro abakobwa mugafasha n'abandi bakozi banyu mu kumesa no gukora imirimo sibyo sha ibituba tubatoza ni byiza nyuma y'uburere n'uburezi babahereza bya bindi mwiga mwikayi mugomba no kumenya n'akazi ko mu rugo sibyo abakozi ntibakavunike bonyine kandi muhari nabo barababyaye namwe barababyaye kandi tugomba kuzuzanya n'abana b'u Rwanda natwe turabana b'u Rwanda sibyo basheri ndabakunda nimumbwire rero ikintu muzakumbura kuri rero sinyoro ko mugiye ntimumaze kwiga ararize garuka hano ngwino hano hagarara ntumbwire mugiye kwiga ahandi ntimuri abagabo n'abakobwa bakuru ntimwatsinze nicyo uzakumbura kuri rero sinyoro abarimu beza imyigishirize myiza ubuyobozi bwiza wabyigiyeho iki kuzabikumbura wabyigiyeho iki sinabyigiyeho ni ukugira umuco indangagaciro uzaba umuyobozi mwiza n'abarimu beza nk'uko nguko icyo uzaba cyuzabe mwiza nk'uko uzabikumbura yego undi wambwira ikintu azakumbura kuri reho sinyori mbwira ikinyabupfura batwigishaga urukundo batugiriraga abayobozi uko batwitagaho ndetse n'abarimu bacu uburyo batwigishaga muzabikumbura ariko nyine iyo umuntu akumbuye aragaruka akajya kureba aho yarakumbuye akabasuhuza akabahobera akabanezererwa sibyo wowe umbwira icyo uzakumbura rero nzakumbura abarimu bacu nzakumbura uburezi baduhaye nzakumbura byinshi hano ngako ni byinshi cyane ntarondora ni byinshi cyane ntarondora wowe uzakumbura iki hangaha nzakumbura abarimu bacu abarezi bacu badutoje disipurine n'ibindi byinshi ati n'ibindi byinshi uzakumbura iki nzakumbura abarimu bacu abayobozi bacu nzakumbura umunezero baduhaga nzakumbura ikinyabupfura cyose batwigishaga ni byinshi cyane ntarondora yego sinzi akana kavuze ko kazakumbura misiyo janvier we ni bande di yego mubihagira ubimbwiramo neza nzakumbura abayobozi n'abarezi n'indangagaciro batwigishaga yego wowe uzakumbura iki cyane gisubiremo uzakumbura iki hano nzakumbura uburere bwiza baduhaye na disipurine uzabikumbura yego muzagume mu bikumbure si byiza ngo numbwire ikintu uzakumbura hano wowe uzakumbura iki nzakumbura uburere bwiza baduhaga nzakumbura abarimu babo na message mbere bivuge neza mu magambo nzakumbura abarimu babo nzakumbura n'abayobozi ndetse n'uburere bwiza baduhaga nakoze cyane murabona ko hari umunezero gusa abana bishimye abana baranezerewe bati tuzakumbura abarezi bacu tuzakumbura monsieur Janvier tuzakumbura monsieur directeur Steve tuzakumbura abateachers tuzakumbura umuco badutoje muri make abana hano hantu baranezerewe ahantu hari urukundo niko mbibona ahantu hari kwitabwaho hari keya byandi twita ngo ni keya rero yaba abantu bose twakabigiraga kuko niba umwana avuga ngo nzabikumbura kandi akabivuga azenga n'amarira mu maso nuko nyine hari ikintu aba yumva agiye kubura ariko aho bagomba kwerekeza kubera ubuzima nyine bagomba kwerekeza bakaba intwari kuko baratsinze kandi na byiza kuko uburere bwiza ni bwa bundi bwa ndera neza nkure neza nabaho bazajya ibyo bavumye ahangaha ntekereza ko bizabigirira umumaro umuntu atabura no gushimira iki kigo cya Rero Sinyori ko kibyitwayemo neza kiri kurera neza ndetse kiri gutanga n'urukundo abandi bose barebereho wazana mboneza amakuru
mugore. Aba rero ni abanyeshuri ni imfura za Rehosignol. Iyo ibirori byabaye gutya batanze umuganura, murabona ko ari umuco mwiza wo gusabana, murabona ko ari umuco mwiza wo kwagura cyangwa se kugira urukundo, batumaho abandi bana barangije kugira ngo baze kwifatanya nabo. Uru ni urubyiruko, aba ni abanyeshuri, aba ni abahungu beza n'abakobwa beza bageze mu mwaka wa 3 basoreje amashuri ahangaha abanza kuri Rehosignol. Hanyuma murambwira ibintu mwibuka muri Rehosignol nubwo mwagarutse. Hari ikintu cyatumye mugaruka? Yego niki? Uratubwira izina ryawe, utubwira aho wiga ubu ngubu, utubwira ikintu kigukumbuza kuri Rehosignol. Nakoze nitwa se Mvuga cyane. nakoze nitwa se Nayisaka niga kuri Akaruzi mu Ruhango. Ikintu gituma ngaruka ahangaha ni ukubona abavandimwe bacu bari hasi tujya kubareba ukuntu basoje n'ukuntu bameze kugira turebe nyine uko bizagenda. Arakoze cyane. Hereza ugukurikiye nawe tubwire niki wakuye hano kuri Rehosignol gituma uhakumbura ukahagaruka. Urabwira abadukurikiye izina ryawe, utubwire aho wiga, hanyuma utubwire niki wakuye. Yakoze nje barita Kabandari Taneka Bukley. Ubu nkaba ndi kwiga igicumbi kagiye TSS. Rero icyo gihe gituma ngaruka je mbonye barumuna banje babashe gutera intambwe. Barumva nyine je bicibishije ko nabo nyine bari gukura bagesha nabo badusanga. Ibyo nabyo biranezeza nyine bakunda n'uburyo nyine iki kigo buriya sinamenya iki kigo cyadufashe neza kabisa. Ubu ngubu ahangaha byose ndabikesha iki kigo n'abarimu batwigisha kabisa. Iki kigo ahubwo n'abandi bari kudukurikira nashishikariza ababyeyi kuzana abana babo hano kuri Ecole Rehosignol. Murakoze, nitwa Irakoze Megan Blessing, niga Mary Hill Girls Secondary School. Nkaba ngiye ngarutse hano ku kigo kubw'uburere nahakuye disipurine ni heza cyane ndahakunda. Murakoze. Ni izihe nama wagira urubyiruko ruri hanze? Murakoze, amazina yanjye ni Kwizera Emery, nkaba niga kuri Saint Ignace Media. Inama nabagira ni ukureka ibiyobyabwenge bakaza bakagana ishuri, kuko ishuri utarize nta kintu wakora muri iki gihe. Utarize ntacyo wakora? Nta kintu wakora, ibintu byose bisaba kwiga. Niyo mpamvu rero tugomba kureka ibiyobyabwenge tukareka ibindi bidushuka tukagana ishuri. Urumva ari icyo ngicyo. Urakoze cyane. Reka dukomeze tubaze ababyeyi impamvu bahisemo nabo kurera muri kino kigo cya Rehosignol, batubwire imbamutima zabo kuri uyu munsi baduhaye umuganura. Nitwa Ntabana Aimable, ndi umubyeyi urerera mu kigo Rehosignol, kigo nkunda kandi numva nishimiye. Urakoze cyane Ntabana Aimable, tukuhaye ikaze mu kiganiro umuco mu iterambere. Ndabona unezerewe. Ndanezerewe. N'abakobwa hano nababonye muranezerewe rwose, nahoze ndeba ukuntu ababyeyi mwishimye muri mu bana babahaye umuganura batuganuje. Turanezerewe cyane ko iki kigo gitangira natangiranye nacyo nkirereramo. Nejejwe nuko rero umwana wanjye akirangirijemo muri uyu mwaka wa 6 kandi niteguye ko azanakomeza kuko ni ikigo ngirira icyizere. Nitwa Live Mukakibibi, nderera muri iki kigo cya Rehosignol. Uku kuganura, kugusangira umuganura, kuguha agaciro ababyeyi, tukaza tugasanga ubuyobozi bw'ikigo ndetse n'abana bacu, nabishimye kandi nabikunze. Nizo mbaraga z'ikigo, nizo mbaraga z'igihugu, ni ubumwe n'ubufatanye, kubera ko iyo abantu bari hamwe bungurana ibitekerezo bakajya inama ndetse bakarebera kure aho baganisha iterambere ry'igihugu cyacu ndetse n'impanuro duha abana bacu. Murakoze cyane. Nitwa Ngaruye Ferdinand, nkaba ndi umwe mu babyeyi barera kuri ikigo cya Rehosignol giherereye mu karere ka Kamonyi mu majyepfo. Nibyo koko iki kigo impamvu twahisemo kugira ngo abana bacu baharererwe ni uko ari ikigo gifite indangagaciro za Kinyarwanda, akaba ari ikigo gitangwa uburere ku rwego rwo hejuru kandi kimwe nk'ibindi bigo byose, ariko iki ngiki gifite ubudasa cyane cyane ko ariko twahisemo ko ari amahitamo yacu birumvikana. Ibyo twifuza byose turabibona ku bana, yaba umusaruro mu mibereho isanzwe, mu
uburyo abana bagenda bakora bazamuka, ibyo tubakeneyeho ni education nk'uko bisanzwe. Dukeneye ko abana bacu bazamura urwego mu mitsindire yo kwiga, bakazamura urwego mu burezi no mu ndangagaciro ndetse za Kinyarwanda. Nitwa Kamari Steve, umuyobozi wa Ecole Rossignol. Urabajije neza, ikibazo cyawe ni cyiza cyane. Uti imbaraga tuzikura hagana he? Umunyarwanda utagira imbaraga yaba atabasha gutekereza no kumva no kureba icyerekezo cy'igihugu. Turebye kuri siroga dufite hafi mu gihugu hose yo kwigira, bishatse kuvuga yuko buri muntu wese ari ku TV. Abacuruzi bari ku TV, abahinzi bari ku TV, abashinzwe umutekano bari ku TV, buri muntu wese mu Rwanda ari ku TV. Natwe rero nk'abarezi ikibi cyacu ni iki ngiki. Ahantu rero dukura imbaraga naho tuzivoma nta handi ni mu miyoborere myiza nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, utuyoboye neza, uduhaye n'umutekano umeze gutya, uduha uburenganzira bwo gukora twisanzuye. Umucuruzi aracuruza amasaha yose, umuhinzi arahinga agasarura. Natwe ubwacu rero turahangaha, uburere uburezi burimo imbaraga. Ndabizeza ko ugiye n'umuryango wanjye tuzakomeza gufatanya namwe, tuzaharanira icyatuma abana bacu biga muri environnement nziza, kubirebana n'imibereho myiza. Tuzakomeza gushyiramo imbaraga, kuko uko muba mwaduhaye abana banyu muba mwifuza yuko uko mwabaduhaye ariko tubabagarura. Kandi nanjye mbabwiza ukuri ko mbashimira bano bana, kurera bano bana hari igihe mbura amagambo. Abana bafite ikinyabupfura, abana bumva. Nta mwana wa hano nari numva ngo yasuzuguye umwarimu, ariko ntabwo bintangaza, bafite aho babica. Muri ababyeyi beza, muri ababyeyi b'imfura, muri intore. Niyo mpamvu nkunda kubwira abarezi ba hano ngo mufate bano bana nk'abanyu. Aba babyeyi bafite icyizere gutya, mufatira umwana neza, ntazakugaye, kandi n'umwana ntazakugaye. Inshingano ya mbere hano ni umwana. Uwo tureba hano ni umwana, uduhemba ni umwana. Definisiyo y'umwana ni nini, mureke nyitindeho. Umwana aratozwa, ntatotezwa. Umwana arayoborwa, akagororwa, ntahohoterwa. Umwana arahabwa, ntahonyorwa. Nk'uko mubireba rero turanezerewe kuri Rossignol, ibintu bimeze neza, ababyeyi barishimye ndetse rwose n'abana barishimye. Byaba ni umunezero, byaba ni umuganura, byaba ni ukunezerwa kugira ngo buri wese urerera muri aka karere ka Kamonyi yakwifuza kurera kuri kino kigo. Ngira ngo mwese murabireba ukuntu ababyeyi bishimye, murabona ukuntu ababyeyi bose bameze, murabona ukuntu ibintu binejeje. Nawe utakwifuza kurera ahantu, nawe utakwifuza gukora ibintu nk'ibi ngibi. Biranejeje, biteye ubwuzu, biteye buri muntu wese yakwifuza guhabwa. Rero ndabahamagaye mwese ababyeyi aho muherereye hirya no hino, barebe Rossignol nta handi hantu mu bice mu iterambere. Iki ngiki ni cyo abantu baba barabuze. Turanezerewe rero, turishimye kuri uyu munsi aho habaye mu muganura. Kuvuga ngo uyu munsi ni umunsi wo gusoza kw'abana barangije mu wa gatandatu, igihe cyo gusoza ku bandi bo bari bari mu gisambe, ariko bategurirwa igihe cyabo cyihariye kugira ngo babashe kunezerwa. Babihuza rero n'umuganura, kugira ngo murabizi nk'uko insanganyamatsiko ivuga ngo umuganura isoko y'ubumwe ndetse n'ishingiro ryo kwigira. Urabona ko babikoze koko, barasabanye, ibintu bimeze neza, ababyeyi baranezerewe, abana barishimye, ibintu bimeze neza. Nawe waza ukabyina, ukaririmba,
urunani ruhembera umuhazo